icyane kwiyandika murakoze nuko nyine namwe murakurikirana iwacu intambara ikomeje kubera muri kiriya gihugu nyine duhanye imbibo cya Kongo. Muzi ko umujyi wa Kongo wafashwe, ariko hari hamaze igihe ngira ngo hafi imyaka itatu hari intambara, hafi imyaka itatu hari intambara aho ngaho nyine yakongejwe n'ibyo bita ngo ni M23, ariko bizwi neza yuko ari ingabo z'u Rwanda zakomeje kurwanira hariya kandi arizo zafashe umujyi wa Goma. Ni ugutabariza rero Kongo ariko no gutabariza akarere, kuko ibera muri Kongo biterwa n'u Rwanda biba bifashe ku buzima bw'abantu benshi muri kariya karere rero. So ni nko gutabara, mbese ni nk'uhiriye mu nzu ubona badakubita imitwe. None se kwandikira Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urabona ari we mbese muri mu magambo make ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika urabona ariyo yagira uruhare runini mu gukemura kiriya kibazo? Niko mbibona, kandi mfite aho nshingiye kuvuga ko bafite uruhare mu kuba babihagarika baramutse babishatse. Icya mbere ni uko iki gihugu Amerika aricyo gifashije u Rwanda kuva mbese twafata ubwo hari igihe nibagirwa nkasa nkaho nkiri muri FPR muri 1994. Mbese nicyo gihugu cy'inshuti cyane cyane cyakomeje gufasha iriya leta ya Kagame. Ariko ku bijyanye n'intambara yo muri Kongo, nagira ngo nibutse abantu wenda batakurikiranye, ni uko muri 2012 Rwanda ifata Kongo nanone yitwikirije iyo M23. Mu by'ukuri ni Perezida Obama wari perezida w'iki gihugu wakangaye Kagame. Kubera iyo mpamvu nyuma y'iminsi 10 ingabo ziva mu mujyi wa Goma. Ni ukuvuga rero kubera ubwo bucuti bafite kuri Kagame, ariko kubera ko Amerika si kimwe nk'ibindi bihugu, iyo ivuze abantu barumva. Nk'ukuntu ubu ngubu Amerika yavuze Abayisiraheli hamwe na Hamas bagahita bajya muri iriya bashyira mu bikorwa mbese biriya byo kumvikana kugira ngo barekure imfungo buri ruhande zari zifite. Urumva rero ko n'ubu ngubu babishatse bakabwira Kagame, ndakubwiza ukuri ko Kagame atarara muri Kongo. Marco Rubio ukaba rero umusaba iki kugira ngo nyine iyo ntambara mbese ikibazo gikemuke? Icyo mu by'ukuri nsaba Amerika bicishije kuri umunyamabanga cyangwa se minisitiri wabivuze neza, minisitiri w'ububanyi n'amahanga bw'iki gihugu. Icya mbere ni uko iki gihugu giha imfashanyo mu rwego rwa gisirikare ikomeye. Ibyo bikwiriye guhagarara nk'uburyo mbese bwo gushyira pressure u Rwanda kuva muri Kongo. Icya kabiri ni uko bakwiriye gufata ibyemezo bikaze kuri kariya gatsiko mbese gakorana na Kagame, ariko mbese kari muri iriya ntambara, kayoboye iriya ntambara yo muri Kongo. Icya gatatu nsaba ni uko bakwiriye gufasha abari mu rwego rwa diplomasi mu karere, ari karere dutuyemo cyangwa se n'iriya processes bavuga ya Rwanda cyangwa se ya Nairobi, kubera ko bayifashije bakavuga ko nabo bashyigikiye ibyo, ariko apana mu mvugo gusa ariko no mu bikorwa. Ibyo nabyo byagira akamaro kugira ngo icyo kibazo kirangire. Ikindi ni uko iriya ntambara mbese yateye iheru miliyoni na miliyoni hariya muri Kongo. Hari abantu bashonje, hari abantu barwaye, ubu amavuriro yose ari yuzuye inkomere. Ibyo rero nabyo birasaba yuko haboneka inkunga yo gufasha abo bantu bababaye. Ikindi ariko nyamukuru gikwiriye gukorwa ni uko Kagame buri gihe, ngo ndavuga u Rwanda ariko Kagame we yibona nk'u Rwanda, u Rwanda akarubona nka we. Ni uko hashize imyaka myinshi akora bene biriya. Si ubwo bwa mbere ajya muri Kongo. Intambara ya mbere ya Kongo, iya kabiri, ibyo byabaye muri 2012. Kagame ahora abona ko nka bene wa mwana uvuna umuheha ngo bakamwongera undi. Ntabwo abantu barafata ibyemezo byo kugerageza guhangana na impunity ya Kagame afite mu Rwanda no mu karere. Ibyo rero birasaba ko hafatwa ibyemezo byo kureba ibishoboka byose kugira ngo iyo impunity Kagame afite no mu Rwanda no mu karere bihagarare. Ibyo rero nsaba Marco Rubio, nizere wenda ko hari ikizavamo.
ariko hari akandi ndi gusoma muri iyi barwa utakomojeho, nyine iyi barwa yanditse mu cyongereza, noneho ni nomero ya 5, call for international accountability. Ni ukuvuga mbese amahanga akwiye kubazwa nayo biriya bintu nimba ari ugusobanukirwa neza. Nibyo cyane cyane reba nka iriya raporo yasohotse muri 2010 iyo bita UN Mapping Report, mbese yavugaga ibikorwa by'igisirikare cya Kagame byakoze muri Kongo, ndetse bamwe impuguke bavuga yuko bishobora kuba ari jenoside yakorewe abanyekongo ndetse n'abanyarwanda. Haramutse hari urwego rw'ubucamanza rubyemeje. Ariko tekereza iyo raporo bayibika mu kabati, kandi nta bandi batwikiriye ikibaba Kagame nk'Abongereza, leta y'Abongereza na leta y'Abanyamerika. Urumva rero ubu ngubu bahisemo kuvuga bati aribyo nibyo koko, reka iyi raporo koko tuyikurikirane, byagira ingaruka zikomeye cyane kuko byahita bibuza Kagame gukomeza gukora ibikorwa nka biriya by'intambara n'ubushotozi muri Kongo ndetse no mu karere muri rusange. Nuko rero ibarwa urayohereje, ni ibarwa ifunguye. Ubu ngubu se hari uburyo uzakora kugira ngo umenye nimba Marco Rubio yayisomye? Mbese hari igisubizo wumva uzakurikirana wabona? Icya mbere ni uko nzi ko bayibonye, ibyo ndabizi. Icya kabiri ni uko ibi bintu bijyanye na diplomasi muvandimwe ni ibintu utera imbuto ugategereza umwaka umwe, 2, 3, nibyo nahoze mubwira ngo ibintu bya diplomasi ngiye kubimaramo imyaka 30, hafi 1/2 cy'ubuzima bwanjye. Nabikoreye FPR, nzikorera leta y'u Rwanda, na n'ubu nkibirimo. N'imbuto yo gukomeza ugatera, kubera ko gusobanurira abanyamahanga ngo basobanukirwe iby'u Rwanda niyo nzira ya mbere yo kumenya uburyo uhangana n'ibibazo Kagame agenda atera. Utarabyumva rero nta n'icyo ushobora kubikoraho. Tuzabikurikirana rero, ariko ndahwitura abantu bose batuye mu karere ndetse n'abanyafurika muri rusange, n'abantu bakunda kurengera ubuzima bw'umuntu, ikiremwa muntu, kugira ngo twese duhagurukire kimwe, tuvugire hejuru kugira ngo twamagane ibyo bikorwa by'ubushotozi n'ubwicanyi bikomeze gukorerwa abanyekongo ndetse n'abanyarwanda. Dr. Theogene Rudasingwa, ndagushimiye cyane. Murakoze cyane kandi